kuko video isa nabi buri gihe kabone niyo yaba irimo message nziza abantu barayipinga sibyo ariko abantu twatangiranye hano kuri TikTok no kuri YouTube kera barabizi ko nanjye byacumbagiraga byose biva mu gutegereza process igihe kikagera kai bimeze bite Ahmed bimeze bite Daxo bimeze bite sibyo rero ni byiza cyane gushaka background nzima kugira ngo ushobore kuringaniza urumuri na kuvuga ngo hari background nanone ushyiraho itara rikagaragara nyine ibintu byinshi gusa nayo mpamvu tuba turi kumwe na Cyanzu.com kugira ngo badufashe. Let's go. Daxo comedy. Reka dukomeze akwisha TikTok sinzi ukabana bo kuri TikTok mumbwire formule nase uri gukoresha phone bikaba bigaragara neza bityo ngiye ndi gukoresha telefone ni telefone ndiyo nkoresha pe itara nanga itara guhera ku 30 zirahari sirimuka teke guhera kuri 30 zirahari umuntu mbaje ndi gukoresha telefone bikaba bisa gutya ni telefone nukuri Jereka mbabwiza ukuri kugera kuri uyu munota na kamera sinzi kuyatsa ntabwo nzi kwatsa kamera kugera kuri uyu munota rero nkoresha telefone ibintu byanjye byose itara nanga itara nuguhera ku 30 riraboneka reka turebe phone ukoresha ni iyi Shema Paul uracyabaho ngiye nkoresha telefone ya iPhone 12 Pro kuri YouTube kuri TikTok ho nabapfunyiki TikTok murabona ishusho rimeze rite mumbwiye TikTok niho ndakoresha Tecno sibyo Samahani mwarimu ambe phone daenze nakoresha video ifata nka zoom neza wagerageza aya matekno ushaka idaenze cyane wagerageza aya matekno ariho aza manini wayigerageza nka Camon 30 ushaka nyine iyigize imeze fresh cyangwa ukajya mu mapixel Oya Paul wowe weekend nibwo uboneka ntabwo ujya umvugisha Paul koko ntabwo uri kinuzi ko twamwana ntabwo mbyumvishije ariko mfite ikibazo gikomeye cyane Gadi nyawe uzabaze Camon wenda guhera kuri 30 nimba ushaka kugura mu matekno amapixel ugahera nko kuri 6 mwebwe mwa amasaha yanze kuboneka oya reka mbabwire amasaha aboneka yitayarambirijeho hari ibintu bituma abantu babura aba subscribers cyangwa kandi iyo video ejo bundi narayikoze ikintu cya mbere gituma ubura aba subscribers kuri channel yawe cyangwa n'aba followers ni ikintu bita kwita ku bashyashya kuruta busangamo ikintu mucyumve neza iyo wita ku ba subscribers bashyashya kuruta busanganywe bituma abusanganywe nyine batabona icyabazanye kuko wowe uhoreshya abashyashya ariko iyo ushoboye kwita ku basanzwe ugahora ufite nyine ugahora ubaha care iyo video ejo narayikoze abantu tubana barabizi bituma nawe ndi mushyashya yaje abona aho hantu ataharenga